Hello, nguhaye ikaze kuri Piscines Essence nk'uko mubibona rero uyu munsi turi muri exposition ni Meet and Glow ya mbere ni ibintu bizajya bihoraho guhura n'aba glow getters tukaganira aba glow getters murabizi ko ari mwe munkurikira tukaganira kuri products ku mavuta mbacuruza murabizi ko ncuruza online ariko uyu munsi mba nayabazaniye live kugira ngo muyarebe tumenye ese amavuta korate amezate nyine yarigiye mu byumva ariko mutazi ngo amezate se tuyabona kuri video gusa ariko twayagezeho twayihumurije ndi kuri recordinga nyuma ya event nzabashyiriraho video yose niyo mugiye kureba nuko nabanje gukora intro kugira ngo ntazabereka uko umunsi wagenze nta introduction narabibabwiye ko uyu munsi tuzahura abantu baguze amatike ndabashimiye cyane baje bahashye bishimye hasigaye n'ibindi ejo ni kuri 21 nabwo hari abandi tuzahura saa 4 zuzuye kugeza saa 6 ubwo kuri 22 ntago ndabimenya neza ariko ndabashimiye cyane ko amatike natanze yashize kandi ko mwaje mugahaha so umglogeta waje murabizi nzababona muri comment muzambwira twahuye live nabakunze cyane nagira mbakunda ntabazi so yareka ndeke gutinda mwirebere uko umunsi wagenze kandi babwira ko nibutaha nibigaruka nzazi Muhanga nzazi Rusizi nzazi Rwamagana nzaza kuruhuha nzaza ahantu hose twatangira i Kigali kuri Hotel Okapi ariko ejo tuzakomeza kuri Hotel Okapi no ku cyumwe nimushaka tuzakomeza ariko ubundi munsi tuzaza mu ntara mutuyemo aho mwamuri hose ndabiza glow getters murikira mu ruzi umva niba ngombwa Mozambique na Malawi tuzaza so I love you muranga kunutsa neza si makeup ndayikaraba cyangwa ndayirarana ndumva narira glow getters baje abantu inshuti zanjye zaje nabo barabukinze bambera abakiriya muri inshuti nziza mbese ubundi mwebwe ya byagenze neza ntago byari gukunda abafite glow getters ndabashimiye cyane bye. Oh my God, see. See the beauty. Wow. Ndabishimiye cyane nitwa Juliet Mutamba rigere tujye kubana nk'umuyobozi wa gahunda iri joro rya Meet and Glow. Are you guys ready for glowing or really? You're ready? Wow. So uyu munsi no guhura tugasuzanya tukarebana ku mpu zacu tukungurana ibitekerezo. So feel free uyu munsi nyine ni show. Hagaru kureba impu gusa we are going to eat, we are going to dance, we are going to love ourselves. Yes. So before we start, ninde muntu adusengera or basengere? Muranyizeye? Are you sure kuri burenge hano? Okay. Okay, munyizere. Okay, twayimana dusenge. Turagushimiye Mana nziza kubw'uyu munsi mwiza wagennye twe tutabizi cyangwa se bamwe babizi ahubwo twe tuzi yuko uyu munsi nzahura n'abari ndatabari hano turagushimiye kubw'impamvu nziza yatumye duhuza turakwinyiza rero kugira ngo ubane natwe muri byose turi bukore utubabarire utweze udutunganye ibyo turi buvuge hano bitugirira umumaro ibyo turi bukore bitugirira umumaro kandi Mana n'ukuri turakwinze kugira ngo ukomeze duteze imbere uteze imbere piscine uteze imbere abantu bose bari hano Mana umuntu wese ufite target yo gusa neza n'ukuri ubimufashemo turabizi ko ari umuntu arwaye indwara z'uruhu bikamustressa ariko Mana wabikora abantu bakamererwa neza ibyo turi bwakize byose Mana turakwinze kugira ngo ubihe umugisha abatayibonye nabo mwami ubibuke umunsi nk'uyu turagushimye kujye kubana natwe ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye kandi nizeye amen. So, before you go, kubera ko twabatindije turashaka kwica amande y'isahani
buriya biragora kuganira n'abantu bashonje muri ubu buzima, biragora cyane. Kandi murabizi yuko nubwo dusiga uruhu, murabizi yuko intungamubiri za mbere ziva mu byo turya, right? Urya nabi nubwo wakisiga iki. So uyu munsi rero twabaha ni full package, right? We are going to nourish ourselves uburyo bwose, right? So kugira tuze kuganira mwishimye, mutuje, mwumva bumeze neza, tujye kwanza ku meza, sinzi niba biri ready, hanyuma tuze tumitinga na piscine, arebe impu zanyu, muganire, hanyuma ibindi birazakurikiraho nyuma. Stay in touch, ariko mumbabarire, be free. Ni ukuri imunkanyari mu usigi wanyu. So thank you. So nuko byatangiye ku itariki 22 ndabyibuka z'ukwa 9. Urumva nabashije umuntu ufite depot pharmaceutique, namubaza ati products nizi uzincuruje byagenda gute? Arambwira ati wowe nta kibazo, wambwira ndagenda aransobanurira izi zikora gutya. Urumva nawe mfite makayide, ariko nawe amereza noneho ibyinshi wirushijeho, aransobanurira. Antuka ndamushimiye cyane, azabibona nubwo adakunda ko muvuga kuri kamera. Ubwo ndatangira mbibika, kwitinya buriya ni hatari. Mbibika ikindi cyumweru nta muntu ndabwira. Umunsi nabipostinze abantu kuri WhatsApp, umwe akagura, undi akagura. Ariko ubwo nibwo nari natangiye groupe ya Glow Getters. Iyo nayitangiye ntaratangiye gucuruza, abantu ngira ngo bajye bambaza, kuko hari comments ntazibona zose ngo nzisubize. Bavuga ati wenda kuri WhatsApp nzajya mbona 17h, ubundi niyo yari gahunda. Nafungaga chat ku manywa, 17h nkagenda nkasubiza. Namara kuzisubiza ngo njya ngafungura chat, abantu bakandika. Na groupe numvaga itagomba kurenza abantu 50. Bavuga ati 50 barahagije, ni impactinga bazaba bahagije, bazaba ari achievement ya danje. Mbabwira ati good news next week. Nababwiye ati ku cyumweru nzatangira gucuruza amavuta. Tuno tuntu murabizi ukuntu duhenda. Nkumva ntago nzashobora ibi bintu byose, it's a dream. Nukubera mwebwe. Navuga ntago nashobora nyine kugira ibintu byinshi. Nkumva ndabitinya. Navuga ati buri cyumweru nuko napanze modo, nzajya ndi stocking ibintu bitewe nuko na progress. Wenda duhere ku biheri. Donatari mu bakiriya ba mbere baguze, njya mu cyumweru cya mbere. Ndishimye cyane ko skin ye yahindutse pe. Yaguze agaseba Med na Medimix. Medimix nameze igihe kinini cyane nyishaka, ko nari mbizi ko irafasha cyane, ariko ntarazibona. Ndangije mba mbonye umusupplier wazo, ndavuga ahwi nyine nziza, kuko nanone kubona product ni ikintu kimwe, kubona nziza ni kindi. Antuka uko ugenda utangira, wenda ndikubabwira kubera ko wenda muri twebwe twese tugira dreams. Hari ikintu nyine twicarira ukumva you are never ready. Mbabwije kuri n'uyu munsi ntago nari ready yawo. You are never ready. Umunsi keretse iyo ugerageje nibwo ubona ko okay, no it's behind me. Byarabaye. Wow. Kuba mbona abantu bavuye iwanyu, I don't care kuba ari umubare mutoya, ni nawo nishimiye kugira ngo mbashe kubakira. Ejo bari booked benshi kurenza uyu munsi. Hari abandi batabashije kuza uyu munsi, bagize impamvu z'akazi. Nta kibazo, tuzabana ejo cyangwa undi munsi. No ku cyumweru niba ngombwa tuzongeraho. Urumva ntago nari nzi faces z'abantu bankurikira. Ubona 23k tukishima ngo thank you for 100 subscribers, 200, ariko 100 say who are they? Nyine ntago ubuzi. You can't put faces to the names. Nama emails, ama usernames nyine ukuntu abameze ntago tumenya ngo ninde. Groupe niyo yatumye ngira interactions, abantu bakambaza, navuga oh actually abantu bafite ibibazo binibi ntibazi. Noneho ngenda mbasha refininga model, menya byo kuri stockinga ku cyumweru ndabireka, mu cyumweru ntangira kuri stockinga kabiri. Hakaba umunsi abantu baguze, umotari umwe avaho ko natindaga delivery n'ubu sindabifiguringa out, ariko bigenda biza. Haza undi just kubera ko aba yazengurutse akava Kabuga akajya Remera akajya
kohereza inyamata akajya kohereza hehe akajya ahantu hose urumva kugira ama locations atandukanye. That means people. Noneho ikintu kirenze nuko zino products ntago zihendutse. Nk'aka karetino gashobora kagura nk'ibihumbi 50, umuntu akagura na cleanser na moisturizer ukabona wow, birandenga. Nirwa mbivuga products ncuruza nagaruko zitaba handi. Hari abantu benshi banazi n'ahantu zigurirwa n'ahantu byose. Aba Glow Getters n'abantu basobanutse pe, basobanutse bazi ibintu, ariko agahitamo nyine nko kuba bicaye aha n'amaduka yose acuruza the same exact products. N'urukundo, ni birenze engagement, n'urukundo. Ndabashimiye Glow Getters muri abantu barenze, nubaha, nkunda. Ndashimira famille yanjye cyane cyane cyane, barabizi bonyine. I love them so much. Bebe, I met her hashize nk'imyaka 100. Ni vibe. Bebe, thank you so much. Yeah, that's all. Reka twakire, nagira ngo mbivuge, twisanzure, tube free. Kuba biteguye gutya ntago aruko ari ibintu biri formal cyane. Let's be free. Nuko nagize ngo nyine mu deserving ibintu byiza bidapasa inaperçu. Mubone ko mbashimira, n'abantu babireba online babone ko mbashimira pe cyane. Nejo n'abazaza n'undi munsi, I am so grateful. Kandi nifuza ko Glow Kit izakura. It's beyond money. Antuka nibibara amafaranga gusa, I will shut down nkora ibindi kuko business ni nyinshi. But then kuba hari umuntu umwe babiri akubaza ikintu bikagira icyo bimumarira, ya kandekere ndavuga ndarushye. Ya hari ikindi mwambaza? Yizi niyo iyi niyi iyi niyi ngiyi. Iyi ngiyi iri hydrating, ituma uruhu ruba hydrated. Nyine ukabona ko hydration ntago ari oil, biratandukanye. Ariko n'abantu birundaho amavuta binagezweho ngo nuko glowing. No, ubuyaga. Ya nta mazi aba ari mu mubiri. Yego, iyo umuntu rero hydration iva within, handi ugenda umuntu akabona ko uruhu rwawe rumeze neza, utisize, utirunzeho ibintu byinshi. Iyi rero niyo sabuni nyine ukaraba ikagusigira iyo moisture, ntigukureho. Isabune akenshi nk'iyi ngiyi irumisha, igukuraho imyanda ariko ikakumisha ukumva urakanyaraye. Iyi rero igusigamo akantu ukumva ko uri hydrated. Iyi nayo nuko. Iyi rero ikindi cyayo nabonye ko ndayikoresha, hari utuntu tw'umukara tudutashe utamenya, hyperpigmentation, nkawe urayifite. Urabona ko maso ukuntu usa na hano ntago ari bimwe. Yeah, nuko ntari nakubonye, but this one can work for you. Yagukoresha kuko igabanya utuntu tudutashe noir na deli yayikoresha. Wenda kubwira iyi ngo ni Chateau Rouge. Iyi antuka narayikoresheje mu byumweru nka 2 nkayenira nkavuga ko nanjye ngira utuntu duke tw'ibiheri bya kera byakishize, ariko tudatashe tuba mu mubiri cyane. Uranacyo ukabona ko hari akantu ubona ufite akijima hano ukabona bigenda bisa. Nese pisi hari utuntu igura 18. Hari utuntu tw'udukara sinzi n'abantu bose batugiye tujya tuza, like is not that. Irabikora, irimo salicylic acid ariko ikajyana na niacinamide. Ni ukuvuga urumva exfoliant nziza ikuramo iyo myanda,
ariko niacinamide ifasha uruhu gutuza. Urumva yakoresheje ikintu ni nko kuvuga ugize gutya urakubye, ariko noneho ukagira ikindi kintu gituma hatabyimbirwa, hatagira reaction. Iyi ngiyi nicyo kiza cya La Roche. Iyi ku muntu urwaye ibiheri, yego, ku bintu bya texture, ku muntu urwara ibiheri, ku muntu ufite utwo tu blackheads, iyi ngiyi iyi serum ni sawa cyane. Iyi ngiyi igura 65. Ndi kuvuga uri kugira nkuramo ibyanyu. Iyi ni La Roche Posay ariko ni nziza pe. Iyi ngiyi no ku budget igira sheri. Yeah, no ku budget ngira, but it's worth it. Wow. Ikindi arimo nk'iyi sika aya mavuta, aya ma peau de lune. Peau de lune ni amatona uyishyira ku ipamba ku bantu bafite amatashe, ibiheri, irabikiza. Ni gahoro ntago imyotora. Yego, ushobora kuyikoresha ugakoresha n'iyi tona. Ushobora kandi peau de lune 35. Yego, iyi ngiyi ni y'abantu, yego, imwe ni y'abantu b'inzobe, iyi ngiyi ni y'abantu nkanjye bafite, n'abandi bose bafite skin ziri dark. Yego, hari ikindi kintu ngiye kuvugaho ntakunda kuvuga. Hari abantu mubona bagira knuckles, bagira utuntu hano. Yego, hari kuba yarakoresheje amavuta atukuza cyangwa se atarayakoresheje. Ubundi ibintu ncuruza ntago bitukuza. Nta hydroquinone, turabizi ko icyo kintu baciye ni ingredient imbi nyine. Hari levels, ubundi nuko hydroquinone bayabuzinze, ariko hari level ya hydroquinone iri allowed n'abaganga ba prescribing 2%. Ukayikoresha alternating, ukayikoresha tuvuge mu mezi 2, ugasiba yandi 3 ukongera, kuko hydroquinone ikikora mu mubiri ibuza melanin kuba overproduced, ikaba produced mu rugero. Ubundi abaganga batangiye bayandika, abantu umuntu akagenda none akagura akalotion agakabya, ariko haba level iyikoresha ugakoresha na sunscreen, nk'ini sunscreen yo ku mubiri wisiga, umara kwisiga amavuta ukisiga sunscreen. Nk'abantu bakoresha ama vitamine C, nk'iyi lotion ni vitamine C, ni nziza cyane. It's perfect. Iyo ni moisturizer. Ni lotion. Lotion. Ni nziza cyane, karanyerera, karakesha, kari brightening byiza. Karimo vitamine C. So ukoresha nk'iyi vitamine C ugakoresha n'aka ka lotion, ugira nyine wa mubiri ubona ko ufite aka eclat keza. Anti aging iyi ya mbere, ku muntu useka hano akifunga. Iyi irimo retinol. Stand by me. Arifunze. Iyi Stand by me ni ya mbere kuri kuguseka, kuri ya Sebamed. Nukubera ko ngewe ntago murabona, ntago mbifite, ahubwo kera ndifite nka 26 ans nigeze kubibona. Nagiraga akarongo kamwe gatindaho, naba nisize nka gutya makeup ikizi, hakaba crease, noneho ukabona ko foundation yihishemo. Yego, nanjye wanza ndufite. yego, ya nanjye nari nkafite. Hari indi vitamin C, ntago nababwiye vitamin C. Iyi ngiyi nuko yari nshyashya. Actually this one is gonna be mine. Iyi vitamin C dukunda kugira free radicals, twebwe abantu bagenda ku zuba, baba hanze, nyine ibintu byose biratwangiza. Ubundi vitamin C irarinda nyine izo free radicals. This one now ya Cosrx ni brand y'aba Koreans.
nziza pe. This C13 niyihe harya? Nyereka. Iyi ni shower gel ya Topic Creme, blemish control ku bantu bafite ibiheri biri stubborn nyine by'ibiheri kabisa bimwe birimo imbere. Centella narayiguha. Iyi nibyo nari ndimo kwibaza kano kanya ngo nta product ya Centella nsigaranye. Iyi uzashize ikigaragara. Centella Asiatic. Yego. Sika ni ingredient ikomeye cyane. Ubu ngubu ndimo gukora course ya yizi cosmeceuticals. Nyine ama cosmetics akora nk'amiti. Ariko ikintu mu bintu byose maze kwiga Sika iriya nyine Centella Asiatic igarukamo cyane which means it's a great ni gihingo ifasha ibintu nibyo nari ndi kuvuga. It's a star muri skin care. Irasudinga, urayisiga ukumva nyine uri hydrated, igabanya hyperpigmentation, igabanya ingaruka za hydroquinone. Umva Sika ikora ibintu byinshi cyane kuko naje gusanga kurumva nkatwe batwigisha ukuntu pairinga ama products. Mwabizi ko modo yanjye ari ugushyira hamwe kit, ukuntu ugomba gushyira wenda niba ari acne gushyira hamwe isabune, amavuta, ibiki byose, serum n'ibiki. Ariko ikintu kigaruka cyane niyo Centella Asiatic. Amavuta hari serum yayo ntago nyifite hano ya Centella ampoule, ariko ndumva kwa mbere nzaba nyifite. Hari ibintu ntabashije kuzana kubera nabonye ndi gutinda, ariko kwa mbere nzaba mbifite. Iyi Sika ni nziza cyane. Ijya gukora nk'iyi Sika Plus Bomb. Sika Plus Bomb yo irimo izi panthenol. Yego ni ku bantu bafite uruhu rwangiritse. Irakunaniye. Ubundi irakora ku bantu hydroquinone bayikoresheje irabafasha. N'ababebe bafite nk'amakusha atwika, iyi ngiyi irabakorera cyane. Sasa iyi serum haru wanda yo shaka bisa. Hari umumama nayihaye w'Urubavu arambwira ati nubwa mbere mbonye serum umuntu ampaye nkayikoresha igihe kitoya ikankorera nkabibona. Ya nayo byose niko bimeze, bigenda bigabanya. Urumva koko ni twavugaga na Niacinamide. Iriya Centella nari ndi kubabwira iri muri iriya cream irimo hano harimo Centella 4%, TXA yego, Niacinamide na TXA ni bari tranexamic acid. Ira nayo igabanya hyperpigmentation, ariko none ku muntu none urwara ibiheri akeneye serum, kuko akenshi abantu bafite skin zirwara ibiheri ibintu byinshi biraba reacting. Iyi kuntu urwara ibiheri akeneye serum iramukorera nta reacting. Rero ndagenda noneho mbarebera buri muntu wese ndebe ibyajyana nawe mu byo mfite. Nshobora kubahereza kit nuko ko mu buhibereye niyo avantage, mukabireba ibyo mubasha kugura mukabigura, ibyo mutari bugure mukabishyira kuri wish list. Nkaba mbizi ngo kanaka zikenera iki, n'igihe kinda kuba stock out mbwira ati cyenda gushira, cyangwa se tuzabiri stocking ubutaha. Kugira ngo nyine tubashe kugira umuntu ahave yahageze avazi ikintu nibura cyamukorera.